mu misozi ya Kurino bimeze bite kwerekana imisozi myiza. Reka ngushimire ukurikiye umuyoboro, ndagira ngo banze wumve aya magambo. Baye ibimenyetso bitanu barusha amashuri barusha agatwiko. Impamvu agatwiko kagera wikagashya urabyiboneye, tuba twabanje gusenga ibintu byacu Imana ibibiri inyuma. Wowe uraza gusobanura ntiwasenze, ntiwize, ntutwika, ntutegura, ntiwariye, nta rwunge uzahurira he na Roki koko? Ibintu buriya bitarimo Imana ni naryo bangana. Iyo wumvise ijwi ry'uyu mugabo wumva agasobanuye. Abantu benshi bavuga ko uyu mugabo ashobora kuba ari umusobanuzi wa filime hambere mu Rwanda nk'uko nawe abyiyita, mu mazina menshi agenda yiyita. Njye nitwa Ngombwa, ndi Shyashya, ndi Miseke igoroye, ndi Kibaruma, mbega ndi na Kampara baranzi. Amazina ni menshi ubundi, cyangwa reka kuvuge rimuranga rimwe andi yose, ariko ndi na sherifu w'umujyi wari wose. Waba ukurikiye iki kiganiro wicayemo, ubwo mba ndi sherifu w'umujyi. hanyuma se nitugera ku ishuri mba ndi headmaster, ndi na representative legal. Uyu ni umukwikwi muri icyo kigo. Mu kiganiro cy'uyu munsi turakura amarido, tubabwiye byinshi byinshi utaruzi kuri uyu mugabo kuva ku mwaka w'1991 kugeza mu mwaka wa 2026. Ndagusaba kuza gukurikira video witonze, uraza gusubizwa ibibazo byose bibazaga kuri uyu mugabo. Abibaza umukunzi we uko watangiye gusobanura filime n'akazi k'ubuzamu yakoraga mbere uko zitangira. Nkurikire witonze uraza kumenya byinshi. Nitwa Shema Pacifique, iyi ni Tom 660. Njye nitwa Shema Pacifique. Ikiganiro cyitwa Tom tubabenye buri kirumenye. Inkuru y'uyu mugabo itangira ku itariki ya 24 Kanama mwaka w'1991. Birumvikana ko afite imyaka 34 hafi 35 y'amavuko. Yavukiye ku Muhima MPC, nyuma baza kwimukira mu Gatsata ari naho yakuriye. Yabyaye n'uwitwa Nzamurambaho Gerard ndetse n'uwitwa Immaculée Batamuriza. Aba babyeyi we bamwise Mariko Uwizeye, gusa we ntawema kwita amazina atandukanye, harimo Kimomo, Kirabiranya, Ngombwa, Nyangamuharigayo ryahamye ndetse n'andi mazina menshi yiyita. Uyu mugabo yamenyekanye cyane mu Rwanda kubera ubuhanga bwe bwo gusobanura amafilime y'amahanga mu rurimi rw'ikinyarwanda azwi nk'agasobanuye, aho yinjije imvugo nshya, urwenya n'uburyo bwihariye bwo gutambutsa ubutumwa, bigatuma amagambo ye aba interuro zikoreshwa n'urubyiruko mu buzima bwabo bwa buri munsi, ibyo bita slang. Roki avuga ko mu bwana bwe yakuze akunda kureba amafilime, hanyuma aza kubona akazi k'ijoro. Filime nazibona ndangije segonderi, mbona Kazaboro nagomba gukoresha ro kugeza nakora umusekirite. Nakoze akazi nakoraga guhera saa 4 z'ijoro kugeza mu gitondo. Muri ako kazi k'ijoro yakoraga atashatse kudutangariza, Kimomo avuga ko yaboneye amahirwe akomeye kuko muri ayo majoro yabaga ari kureba amafilime yaba asobanuye ndetse n'adasobanuye. Ari nabyo byagiye gutuma afata umwanzuro wo kujya gusobanura filime, kuko yabonaga abasobanuzi bahari batabikora neza nk'uko byagakwiye kuba bimeze. Iri joro ni network no kujya nireba filime, urumva ijoro kugira ngo rikenuke filime zisobanuye n'izisobanuye. Hari abasobanuzi wenda nka babiri nabonaga yumva neza. Yambajije impamvu nagiye muri mu gasobanuro. Ntabwo nigeze ntekereza ko nzakora filime zisobanuye cyane fresh one. Zanshirana nkareba n'abandi basobanuye filime harinze batari ku Roki Kirabiranya asobanura impamvu yagiye muri filime. Yavuze ko yahuzaga ibyo yumvaga mu mafilime asobanuye, hanyuma akabuza n'ibyo ari kumva akumva nawe bihuriye namba, hanyuma yigira inama yo kujya mu gasobanuye. Ndavuga nimba koko nibwo igitekerezo cyatangiye kuza. Urumva utangira kuroka kuki umuntu uri kumbeshya mu bintu nkunda, kuki ari kumbeshya katari ibyo bavuze, kandi abo bantu bakambwira ngo babona amafaranga. Bahita mvuga nibwo natangiye gutekereza ese nimba ngiwe ndi kubyumva neza nabibwira abantu bakabyumva bya bintu nkunda, kuko nabonaga babikora neza fresh. Tekereza mu
nanjye nje mbivuga nk'uko biri sibanyishyura sinabona amafaranga nkajya no muri ba bantu ba bandi nanjye nemera babivuga nk'uko nabishaka cyangwa se uko biri nuko natangiye gutinyuka akora ntangira kugafatanya no gusobanura. amaze kugira icyo gitekerezo we n'umuvandimwe witwa Savimbi begereye umusobanuzi umwe wa filime mu Rwanda batashatse kuvuga izina kugira ngo abafashe. Biyemeje gukora cyane bagaca ku bandi basobanuzi bari bahari icyo gihe, nubwo uwo musobanuzi yabaciye intege. Ubonye bishoboye na approachinga umugabo umusobanuzi mujye mu nakuze wenda sindi umugarukeho aciye intege ndi kumwe n'umuvandimwe wanjye bita Savimbi ducire ibyatanga ati none abayama tugiye kubibakuramo barabeshya namwe n'abandi tugiye kubakuramo iki ibi bintu turabisigaramo tutarenze babiri. Nubwo yaciwe intege n'uwo musobanuzi atashatse kuvuga izina, Rocky Kimomo nyuma yaje kwegera umusobanuzi wa filime witwaga Yakuza aza kumutiza studio ku buntu hanyuma akora filime ye. Sinzi ko nagiye kureba umutipe wanjye ufite sare asanga umuntu bita Yakuza usobanura filime turaganira nawe ati Yakuza uwo mutipe tuvuga ati umutipe yigeze gushaka gusobanura filime kera bivamo n'iki ngo nsigaye nkora muri office nambara udukote ari umupeti kuri twa dusuti nari umumeni wuzuye ari umumeni bwa busuti n'iki ugenda na kashi umutipe wita Yakuza yana big up kabisa ahita ambwira ati mani ufite ijwi ryabasha kuvuga nti cyane nta ribi ibyo uvuga wabishobora ubyumva ngo ati ngiye mba numva byo uzaze ngutiza studio wigo ujye kode. Nyuma yo kumutiza studio uyu mugabo witwa Rocky Kimomo yakoze filime y'uruhererekane yitwa Salemu. ubwo izina ryawe nuko yari seri arabigura barabitwara barabisohora umukire bavuga ati umupeti ijwi rye riri hasi twika nta swaga zirimo nta confidence uko ari gukiza ariko byibuze filime yakoze ni nziza. Kuba yakoze filime nziza yavugaga ijambo kuri ndi nkuko barivuze abantu ntabwo bakunze icyo gihe bakunze inkuru y'iyo filime nari ndi gukora iyo seri. iyo filime yitwa Salemu ni season y'Abasalemu. Nubwo iyi filime yakunzwe cyane uwitwa Rocky we avuga ko abantu batari bakunze ijwi rye ahubwo bari bakunze inkuru iri muri iyi filime. Yigira inama yo kuyihagarika. Mu gihe gito umukire we rero umuhaye akazi arembejwe n'abafana bayo arongera amuhamagara aragaruka kuyisobanura. Mu gihe muri Amerika ntibakunda ijwi ryanjye bakunda ko ndi kuvuga inkuru ya filime nk'uko iri ndayihagarika. Yageze hagati bose aramubwira ati cya cyana kiri ko kitari gukora ati yabonye utari kumwishyura twagwaye z'ubuntu ngo ugerageze abantu aba DJ baza kurangura bati muri iriya filime abakiriya bari kuyidusaba nubwo kiriya cyana kidafite ijwi rya fresh nta confidence kiratwika ariko iriya filime abantu yabateye amatsiko kibwire kirangiza utangiye kumumagara gutyo rero ndavuga ati garanyeneye. Mu gutangira iyi seri yitwa Salemu uyu mugabo witwa Rocky we avuga ko mbere atahembwaga, hanyuma nyuma yo kongera guhamagarwa n'uyu mukire yamutangije amafaranga 40,000. Ariko 40 koko Amaze kwinjira muri uyu mwuga neza uwitwa Rocky Kirabiranya avuga ko yazanye ubuhanga budasanzwe muri uyu mwuga kubera ko abasobanuzi bandi bazaga muri icyo gihe bose bazaga bigana umusobanuzi umwe nyakwigendera Yanga. Imana imuhe mu ruko ridashira. Buri muntu wese wasobanuraga filime yazaga yigana Yanga wese yazaga yigana kaza muri style ye iki ni cyaba bavukanye be muri Junior yahinduye nyuma nawe yabikwibwira yahinduye nyuma bati nabonaga bari kumbwira ngo biriya bipeti kubyigana Grand Frère aradevia Sankara no yari yaramumize 100% ngiye twara nabanye akanyambwira ati inspiration nyikuriyo nabanje kumureba Grand Frère ni rero ninjiye ku isoko mvuga ni ukuntu kose byamera ngomba kwinjira na style yanjye aba nihariye hatazagira uko ninza mvuga nk'abandi bose uko style y'umusaza rero iri hiti barabyira ngo ninjye ntabwo wabura nyine abakurambere cyangwa se utuntu bagenda bagira ariko naje ndi njye nyine tu. Mu mwaka wa 2019 yahawe igihembo cy'umusobanuzi w'umwaka mu bihembo bya Made in Rwanda Awards. Ndavuga Rocky Kimomo yashinze inzu ye bwite yitwa Rocky Entertainment
gufasha abahanzi mu micungire y'imishinga yabo no kubateza imbere mu miziki yabo ndetse na sinema. Mu mwaka wa 2023 yashyize hanze filime y'imirwano ye bwite yitwa Wrath of the Soldier, igaragaramo ibyamamare bitandukanye birimo twa Young Grace, Anita Pendo, Serge Iyamuremye ndetse n'abandi batandukanye. Yavuze ko iyi filime yayikoze agamije kuziba icyuho cy'amafilime y'imirwano meza mu Rwanda, kuko ayo yasobanuye yose yo hanze yari afite ireme ridasanzwe rihanitse kurusha ay'iwacu. Nuko yinjiye muri uwo mwuga w'agasobanuye. Mu gutegura iyi nkuru twifashishije ibinyamakuru n'ibitangazamakuru bitandukanye. Twifashishije icyitwa The New Times ku mutwe w'inkuru wabo bise Rocky's Journey from Dubbing to Directing. Twifashishije kandi ikinyamakuru cyitwa igihe.com ku mutwe w'inkuru bise Rocky Kimomo yerekanye filime y'imirwano. Twanifashishije kandi umuyoboro wa YouTube witwa aba VIP ku mutwe w'inkuru wabo bise ndabasubiza abavuze ko ndongoye umwana, Rocky Kimomo. Dushoje ikiganiro cy'uyu munsi. Nitwa Shameme Pacifique, iyi ni Storm 360, ikiganiro cyitwa Storm tubamenye. Reka ngushimire twabanye kuva gitangiye kugera gisoje. Reka kandi tubifuriza umwaka mushya wa 2026. Mukomeze kugira ishya n'ihirwe. Ndabakunda.